menyesha ibya Yesu, menyesha ibya Yesu, nkunda kunguka ibya Yesu. Oh haleluya. Nkunda kunguka ibya Yesu, kwerekana imbabazi ze, kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza. Nunguka ibya Yesu, nunguka ibya Yesu, kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza. Haleluya. Yakundaga Yesu kandi akigisha n'abandi kumukunda. Buri gitondo na nimugoroba yagiraga igihe cyo gusenga no gushimira Imana kubw'urukundo rwayo. Yahoraga yicishije bugufi imbere y'Imana. Abana be yari yarabatoje gusenga, kandi igihe cyose yabigishaga ko Yesu ari we nshuti yo kuri, utabasha kubahemukira no kubahana mu kaga. Amagambo meza cyane. Natwe dukwiye kuba abantu basenga Imana kandi tukabyigisha abandi, tukayishimira urukundo rwayo. Abana batoya bagikura tukabigisha kumenya urukundo rw'Imana bakiri batoya. Wigishe umwana wawe akiri mutoya, umutoze inzira akwiye kunyuramo, kuko nakura atazayibagirwa. Mbese hari aho ibyanditswe byera biduhisha. Igihe kimwe rero uyu mukristo ararwara, baravuza, baramusengera biranga, kugeza ubwo apfuye. Ushobora kuba ufite ibyiringiro muri Kristo Yesu, ushobora kuba ufite kwizera, ushobora kuba uri umunyamasengesho, ukagira igitondo n'ikigoroba amasengesho yihariye, ukiyiriza ubusa, ukajya imbere y'Imana uyisaba gusoza amasezerano, ariko byose bikanga, ugapfa, ugakurwa muri uyu mubiri. Mbese abakuze ntibacika intege? Ni bangahe twagiye tubona byabayeho bigatuma tuba mu byizerwa? Ndakubwira mwene data mukunzi, wowe